Mwiriwe, tariki 17 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026. Tubyita iki? Urugamba rwongeye kuvuza ubuhuha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo benshi batatekerezaga, ibyo benshi batari bategereje, bari bategereje amahoro ariko babonye intambara. Bifuzaga kubona ituza ariko siryabonetse. Habonetse urugamba nihangana. Ni urugamba ruje mu buryo butunguranye. Igice cya Kivu Amajyepfo habaye imirwano kuva masaha y'igitondo kare Walungu, Kabare, Minembwe n'uduce dutandukanye two muri avyerekezo. Iyi ntambara yarumanye ku rwego rudasanzwe Wazalendo, FARDC na M23. Imirwano itoroshye ku buryo budasanzwe. Muri iyo mirwano kandi nanone andi makuru aremeza yuko hari uduce twagiye twamburwa M23 tugagaruka mu maboko ya FARDC. Amakuru avuga ko M23 yamba agace ka Kalungu ubu kuri maboko ya Wazalendo. Abazalendo bagaragaje yo mashusho muri imbere yanyu bagaragaza ko bagenzura Kalungu ngo nyuma ke 23 yavuye yirukanka kibuno mamaguru bamaze kuyatsaho umuriro. Mu yandi makuru uko bizagenze ndaje kubwira neza Kalungu se koko Wazalendo bahageze mu buhe buryo. Eze ko bakwitare binzega M23 maze 23 kizwa ikiza amagara yayo yirukanka irika Kalungu iharikya amaboko ya Wazalendo. Haba iki byagenze gute? Nanjye ndari ngo mbikubwire. Sibyo gusa M23 FC yamaganye na ibikorwa bya FARDC ndetse ibice bigana muri Uvira havugwa izago bibi bikorwa ngo na FARDC nkuko M23 bitangaje. Kavuga ko ibyo bikorwa bya FARDC atebyo kwihanganira habe na gatoya arizo kwamaganira kure ndetse no guhagarika byanyavyo kuko ibyo bikorwa ngo bizanira abaturage kubaho nabi mu gihe bagakwiriye kubaho batekanye. Gusa FARDC ngo ikabitarimo kubaha agahenge. M23 byivuga yuko bidakwiriye kwihanganirwa bikwiriye kwamaganwa hasi hejuru bakahagarika ubwo bugizi bwa nabi. Navyo ndabikubwira. Ku rundi ruhande ariko abangaba mubona bo ntago ari abantu boroheje. Reka da ni Wazalendo ngo bamaze ko abantu bikomerezwa Kinshasa igomba kubitaho. Imifuka yuzemo kawunga, pate jaune, isukari ndetse n'umunyu byazaniwe Abazalendo ngo barye bahage bagire amani bagire imbaraga maze barwane urugamba umuhenerezo imbimbiko. Mission bahawe nukurangiza M23 mu duce twose batekereza ko yabirimo aho wereje kuri position z'imbere ku mirongo imbere ku rugamba bagomba kurwana apana gusubira inyuma. Ntacyo bazashinja leta ngitabahaye kubaha amafaranga, kubaha ivyo kurya, kubaha ibikoresho bya gisirikari. Nibahagarare bwuma barwane. Icyakora hari impinduka zabonetse muri Wazalendo. Kuva Wazalendo yatangiye kurwana na M23 mu myaka yashize, muri kino gihe haragaragara impinduka mirwanire ya Wazalendo olingate ujyange cyangwa se ubyemere uko warwana gasiko bakirwana muri iyi minsi bitandukanye na mbere. Nagwa gihunga urugamba nka mbere cyane cyangwa nuko nta rugamba rukaze ruhari. Tuze turebe aho warwaniye ngo byagenze gute, tumenye niba kuko ibintu bivugwa ari impamo. Imipaka ya Kongo n'u Rwanda yo yafunzwe. Icyorezo cya Ebola cyica kubi cyageze ngo no muri Goma. Nibyo biri kuvugwa. Ni icyorezo giteye ubwoba cyane cyabanje kurinka muri Ituri aho bareka 80 maze kuva ko maze gupfa bazize iki cyorezo cya Ebola ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyatumye imipaka ihuza u Rwanda na Repubulika ya Kongo baba bayugaye kujya hirindwe cyane cyane ko iki cyorezo cyakinjira mu gihugu cy'u Rwanda. Igoma none muri Kivu Amajyaruguru rusange Guverineri ELISHA Musanga yashyize amategeko yo gukumira iki cyorezo ko cyakwirakwira mu bantu muri rusange kugira ngo gihagarikwe kitari cyica abantu benshi cyangwa kitari cyafata abantu benshi barengera ubuzima bwabo. Birumvikana ko n'urundi rugamba. Reka nze byose tubijyemo duhere hamwe kamwe kandi turagenda tumenye neza ibyavuzwe ngo ni biki. Ikosa wakora ni rimwe gusa no kutakanze sabone cyangwa subscribe cyangwa se ngo bane natwe tujyane ku musozo. Ngende umuhungu wa Kamanzi w'Uruwande ngo ikaze ngo tujyane ku musozo nk'ibisanzwe. Ikaze kuri mwese. Nyuma amasezerano yasinywe hagati ya Repubulika ya Kongo na M23 bari mu Busuwisi, abenshi bibwiye yuko imirwano ishobora kuba igiye guhagarara hanyuma M23 igashyira ibikorwa ibyo yiyemereje cyangwa se yemeye gukora kandi na Kongo nagashyira ibikorwa ibyo yemeje gukora. Nyamara ibitandukanye nibyo byagaragaye. M23 na FARDC bibereye mu rwano utarangira bakomeje ihangana bari mu ntambara ikomeye cyane bongeye gusekurana mu nguni zo muri Kivu Amajyepfo. Imirwano irongera irakotsorana ku rwego rukomeye kuva ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatanu 2026
twarabikubwiye ko hari umwuka w'intambara urimo kugaragara ku butaka bwa Repubulika ya Kongo by'umwihariko mu gice cya Kivu Amajyepfo, aho M23 bari batangiye kuyigotagota bifuza kuyirasa mu nguni zitandukanye bayambule position, haba muri Minembwe, haba ndetse no mu gice cya Tubimbi ugana muri Kasika na Walungu, haba ndetse no mu gice kigana Kalehe uturutse indani muri Katana, ubwo ndavuga muri Kabare, no mu gice uzamukugana mu gace Kambayo werekeza mu gace Kanyabantu, no havugwaga urugamba rutoroshye gupangwa na Wazalendo na FARDC. Uzi icyo bari kuyikorera ni ugukumira ayo 23 yavuze ko yagurutse Kauzi Biega shaka kuzamuka ngigire hombo ijye gutera muri Warikare. Ibyo twarabikubwiye. Ubu imitegurire y'icyo ntambara iwikomeye cyane FARDC ndetse na Wazalendo yagaragaragamwe ibikoresho byinshi bya gisirikari n'Abazalendo benshi na FARDC benshi, ku buryo buri wese yabonaga ko byanga bikunde bagiye gukora urugamba rutoroshye, intambara ikomeye ndetse n'ivyago biremeye bigiye kugura ayo 23 mu gihe urugamba rwa butangiye kwisukwaho. None rero mu gitondo cya kare cyo kuri iki cyumweru tariki 17 Gicurasi, Wazalendo na M23 bakunze gutazira u Rwanda barwaniye mu duce twinshi mu turere twa Walungu na Kabare, barwanira mu gace ka Lutunkulu, Mulangala, Kabulungu, Checheni ndetse na Mbayo. Masaha ya mbere y'umunsi havuzwe kurasana kw'intwaro zikomeye ndetse n'izoroheje. Gusa amakuru yemeza ko urugamba nyirizina rwatangiye mu gace Kambayo, agace kari muri Kabare. Iyi Mbayo ubundi ni site de Wazalendo cyangwa se ni site ibarizwamo Abazalendo benshi bari barakambitsemo gahunda yo kuzafata umujyi wa Kabare, nguvuga ngo centre nyine ya Kabare ku kibuga ugana ku kibuga cy'indege cya Kavumu, birumvikana banayita Kavumu Center. Bari barakambitse ku rwego rudasanzwe byazaga igitero kuri Kavumu, ndetse banahuze na bagenzi babo bari muri Katana, ubwo nuvuga ngo turutse muri Kauzi Biega ariko ku gice cy'uburengerazuba bw'amajyepfo, abandi baturuka epfo ugana mu gice cya Enyanya City bashaka kugotera rwagati mu mujyi wa Kavumu ndetse n'icyo cy'indege cya Kavumu bakabyigarurira. Amakuru yemeza ko mu 23 yashotoye kino cyerekezo cya Mbayo kujya bagarike Wazalendo. Dore impamvu ebyiri. Impamvu ya mbere, hari amazi iminsi asuka ibikoresho bya gisirikari bituruka hombo bizaniwe FARDC cyangwa se Wazalendo bari muri ako karere ngo bahangane na M23. Icyo M23 yaragikurikiranye ibona neza cyane yuko harimo uburyo bari kuyibara, bari kwitegura ibikoresho byo kuyirimbura, kuyirasaho banyuze mu nguni itigeze itekereza kuva hombo. Abazi hombo iri munsi ya Useni ubugana muri Warikare, ubwo ni hafi y'umuntu ku mupaka uhuza Kivu Amajyaruguru na Kivu Amajyepfo, ariko mu gice cyegereye uburengerazuba kuri hombo hatutse ibikoresho byinshi byazo bikanyuranya Bantu bikagera muri Mbayo, ari nabyo byagiye bivamwe bimwe bikagera mu gace kegereye ndani Katana, nuvuga ngo mu gace nyirizina gakunze kweramwo imirwano. Aka gace rero Kambayo gasa nkaho ari indiri ikomeye cyane y'ibikoresho n'abasirikari. M23 yo kubona ibikoresho biturutse muri Kivu Amajyaruguru kuri ngubu ntago ari ibintu byoroshye, bitewe nuko muri Kalehe rwagati habayemo gusa nkaho ba block umuhanda. Abazalendo nyuma guhangana na M23 mu tariki 7 gushyira tariki 8 z'uku kwezi havuzwe mu Rwanda ukomeye cyane muri iriya nzira, ngo ni musi gato ya Minova habaye mu Rwanda ikomeye cyane muri Kalehe, bigatuma umuhanda usa nkaho baye blocked na Wazalendo bakumira Lanfort iva ruguru ijyepfo kuri M23. Sikabikubwiye. Hanyuma ariko usibye ibyo ngivyo, M23 mu gihe ibona ko nta Lanfort ifite kandi gatekereza ko ifite imbaraga zatuma barwana, ngo batekereje uburyo bukomeye cyane bakoresha, strategy bakoresha kugira ngo bajye kwigarurira iyi position ya Wazalendo na FARDC muri Mbayo, maze bavanemo ibikoresho byose birimo babikoreshe mu rugamba rwo guhangana n'abanzi babo. Ngiye impamvu nyamukuru yatumye 23 gaba igitero gikomeye kuri Mbayo. Gusa baranasembuye 23 ubwo barasaga kuri Kavumu mu minsi yashize, ugombaga igitero gikomeye cyane kuri Kavumu n'iturika ryabaye Kavumu. M23 kamenya neza yuko yibasiriwe n'abantu barwanye ba Wazalendo, nabwo kubavana muri Mbayo bwa uburyo bwa defense cyangwa se kwirinda yuko mu gihe kizaza hari ibitero byaturuka muri ako gace biterwa M23 ho muri izi nzira zigana muri Kavumu. Hari M23 ikaba yakoze iki gitero isa nkaho iri gukora defense kuri bo kugira ngo ihagarike ibikorwa byose bya FARDC na Wazalendo biza mu nguni M23 ihereyemo. Hanyuma agace ka Mulangala, Lutunkulu n'uduce dusa nkaho duteganye nabyo twaberemwo imirwano. Ahangaha muri Mulangala nyirizina niho wumvikanye biturika byinshi, abasivile batuye bamwe bavuze ko batunguye cyane cyane na bino bitero biremereye byatunguye cyane cyane ku isi y'isambiri za mu gitondo, aho bumvisha biturika byinshi bituragurika, abari bafite imirimo barayihagarika.
Kabulungu na Checheni ho amakuru yemeza ko Abazalendo ari nabo bateye ibirindo ze 23 bashaka guhagarika M23 muri izo nzira ngo base n'abafunga neza muri rusange. Kabulungu Checheni uduce tuhegamiye kuri Walungu uturebye neza ni inzira nanone za kugeza mu bice bya Tubimbi unyuze mu gice cy'epfo hagana iburengerazuba nk'uduce tw'ingenzi cyane wavuga ngo dufite abari bashaka gukora connection irahura na bagenzi babo bari muri Kasika munsi ya Wangoe kugira ngo bagabe igitero gikomeye cyane kuri 23 base nabo bayerekeza mu gice kimwe gusa ubugana muri Ruhinja. Aba n'Abazalendo na FARDC bapanze umupango ubwo wumvishe neza iby'imirwano yabaye uyu munsi uramuka impambara wongeye kwipanura mu bice bitandukanye nubwo ari muri province mu Sud Kivu ariko ni bice binini bitandukanye byose kuvugwamwo umurwano. Hanyuma tugaruke kuri iyi ngiyi. Iyi nindi nkuru yavuzwe cyane ku butaka bwa Republika ya Congo. VDP Wazalendo baravuga ko bagavye igitero gikomeye cyane mu gace ka Kirungu, bamwe bita Kalungu ariko ubundi ni Kirungu nyirizina. Aka gace ka Kirungu na gace ubundi kari mu Kivu amajyepfo nako birumvikana misozi miremire y'agace ka Uvira mu Kivu amajyepfo. Amakuru yemeza ko ku isaha isa 12 za mugitondo Abazalendo batonze umurongo berekeza muri Kirungu ariko ni nyuma y'ibitero bohereje bakoresheje za nkunda zirasa ibisa n'imikwana na RPG basuka ku birindo ze 23 mu kwasubiza batungurwa no kubona Abazalendo batutse mu byerekezo bibiri barimo kurasa. Abazalendo bavuga yuko baje bagagaba igitero kiremere cyane kuri 23 kugeza kuri 23 bicanze hitamo kwiruka nka cyunoma amaguru Kirungu bayisigaho ngaho. Aka gace ka Kirungu ise Kalungu cyangwa se n'ubundi n'abaturage benshi bakunze kukita Kalungu muri karakarere gusa izina ryako ry'akaragarere ni Kirungu. Amakuru yemeza ko M23 koko yahavuye ariko igisa nk'umurwano cyo ntago kivugaho rumwe. Bamwe ntago bemeza ko M23 yatsindiwe uburyo bugaragara na Wazalendo nkuko Wazalendo bayivuga ko bahirukanye M23 abandi bakavuga yuko ahubwo bagasobanura ko M23 yasaga nk'igiye gutanga ramforo kuri bagenzi babo bari indani muri Minembwe. Gusa abanyumuza bakavuga yuko bitari gukunda ko atakaza kano gace ka Kirungu gafite uburyo ka strategique kuko ni ku misozi basa nabo bitebye ahaturuka umwanzi uva gutakaza ku gace utagatakaza ku bushake bwawe nda wasiga mu bake akutagasiga imbokoboko nta muntu n'umwe karimo bakanyumuza mu makuru avuga yuko M23 yakarikuye ku bushake ahubwo bakemeza ko bayikubite hareba inzega maze kava yirukanka. Gusa iyi ni video yashyizwe kuri X na bamwe mu Wazalendo n'abarwanashyaka babo bagaragaza ko ari video yafatiwe muri ku musozi wa Kirungu bamaze kwigarurira M23 yagiye. Uko byagaragaye nta masasu menshi yumvikanaga muri iyo video ku buryo bavuga ko bari bahanganye na M23 usije masasu barasaga basa naho bari kwishimira ko M23 bayirukanganye ariko ntibyagaragaraga ko ari urugamba niko akunda abantu nyine bari mu guserebura bagapfa kurasa aho babonye bigaragaza neza ko Kirungu bayigezemo bayitashye bayinjiye M23 yirukanse. Kugeza ubu nta tangazo cyangwa se ubutumwa buratangwa na M23 bwo gutakaza Kirungu niba koko bayitangaje cyangwa se imba strategy bakoze niba byari ikinyoma cyakwirakwije na Wazalendo ko Kirungu bakirimo aho ngo hagaragajwe ndakarahandi hanatari Kirungu. Nta cyo M23 iratangaza nta kiravuga kuri iyi nkuru ijyanye na Kirungu. Gusa ntabwo bavuga ko wenda wakitega ko niyo tangazo kuko M23 si kenshi ikunze kuvuga ku itakaza ryayo kiretse yariyo yahisemo kuva mu gace runaka hari gushyira mu bikorwa amasezerano ya Doha cyangwa se igitutu cya Leta z'Ubumwe za Amerika ariko ubundi hari ubwo bava mu duce ntibagire ikintu babivugaho nkuko byagaragaye mu ntara ya Rubero cyangwa se mu teritwari ya Rubero bakava mu bya bice batiza sura itangazo na rimwe n'amagingwa ya ndetse byaje gutangazwa nyuma y'ibinyamakuru bimwe na bimwe byagaragaye ko ari ikintu byavugaga ko ari uburyo bwo guhinduranya abasirikari ariko bwiza amagingwa ya n'abasirikari bari bahinduranwa bahemventwa ngo baje gusimbura abagenzi babo bavuye muri ibyo bice. Na Kirungu bisa naho bishobora kugorana cyane kumenya impamvu nyamukuru yo kava ku M23 bitutse nyine muri M23 bwayo. Usibye ko Wazalendo bemeza bati twabakarangiye twakubita hareba inzega imbimbiko TikTok pickpack bari rukanka. Uyu yitwa Laurence Kanyuka asanzwe n'umuvugizi wa M23 nawe cyakora asa naho yamaganye ibitero za FARDC na Wazalendo icyakora nakomoza kwindi bikorwa biri gukorwa mu nzira bavuyemo axe ya Kamanyola Uvira. Yagize ati kuva kwa gatandatu tariki 16 Gicurasi no 26 ingabo z'ubumwe bw'ingabo z'inkora amaraso za Kinshasa zirimo FARDC, FDLR n'imitwe ya Wazalendo abatanshiro b'abanyamahanga ndetse n'ingabo z'igihugu cy'Uburundi bakomeje ibikorwa zabo by'iterabwoba ubwicanyi bwibasira abaturage ndetse no gutoteza abaturage b'inzira karengane. Ahangaha Laurence Kanyuka nubwo yise izi ngabo inkora amaraso nubwo bateko biyita bavuga ko ari ingabo zo kurengera igihugu les patriotes amya neza ko nabo koko bakomeje guhangana n'ibitero bikomeye cyane tuka kuri ruhande rwa Kinshasa. Icyakora
gashinja ibyo bitero bituruka ku ruhande rwa Kinshasa ubwo n'ingabo za FARDC n'abafatanyabikorwa bazo kwa byica abaturage b'abasivili b'inzirakarengane kandi ngari ibitero bikorwa ku buryo bukorwa nkana cyangwa se ibitero bikorwa nkana byo kwibasira abaturage b'abasivili muri rusange kandi ari ibikorwa bibi cyane ngo bikorwa birikarebererwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa cyangwa se bakaba banahisemo ko babikora ku baturage b'abanyamurenge ngo babakorere genocide babica barimbure ku buryo bukomeye. Lance Kanyuka akomeza agira ati nka Uvira umuturage wa Kalundu ahagana saa moya z'umugoroba abacengezi ba Wazalendo bishe umusaza mu gace ka Kalundu kuri KARIGO Avenue wahohotewe yitwa ELISHA KASHAPO ya Ruguhanga mu by'ubuhinzi bw'umwuga. Niko Lance Kanyuka atangaza ko muri iyi nzira ngo hari ibitero bikomeye cyane byagabwe maze umuturage muri KARIGO akaza kubigenderamo witwa ELISHA KASHAPO ngo yari umuhanga mu by'ubuhinzi nta FARDC bivuze. Hanyuma icya kabiri Lance yatangaje gize ati sange nanone umuturage wo mu gace ka Musenyi ya mbere kana saa moya z'umugoroba kuri umudugudu uzwi ku izina rya Maripo yashimuswe n'itsinda ry'abantu bitwaje intwaro zikomeye bo mu mutwe wa Wazalendo. Abo ngabo nabo ngo ni ibikorwa bibi cyane bakoreye uyu muturage bari umwe mu bayobozi. Hanyuma muri sange naho abo mu gace abo muri position ya Wazalendo bitwaje intwaro nyinshi basahuye kandi bashimuta inzu y'umutware wa karere batera indwara zo mu mutwe abaturage cyangwa batiri hamuka ubwoba. Ati buri joro abaturage basangiye ubaba mu kaga gahoraho ko gusahurwa gushimutwa kwambura no kwicwa kwica abantu buryo bunyanije n'amategeko bikorwa n'itsinda ry'ingabo zihuriho n'ubutegetsi bwa Kinshasa. M23 komeza igira iti byongeye kandi umuyobozi w'ikigo cya Sasira izwi nka Mobutu yatawe muri yombi n'abawazalendo ku mpamvu z'ibinyoma zo gukorana na M23 AFC. Umuyobozi uzwi ku izina rya Mobutu w'ikigo kizwi nka Mobutu muri kara karere nawe ngo yatawe muri yombi na Wazalendo bamushinja gukorana na M23. Gusa mu minsi ishize ko Wazalendo bavuze ko bagiye kurikirana buri muntu wese aho bizakekwa ko yakorana na M23 agomba kubiryozwa agomba gutabwa muri yombi kugira ngo hirindwe ko haterwa ikindi kibazo cy'umutekano muke gitutse ku kagambane ubugambanye cyangwa se ubwitso bw'aba baturage cyangwa se abayobozi bakorana na M23 mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. M23 komeza igira iti minembwe n'ibice bihaturiye cyangwa se ibice bihegereye atwo wa gatandatu Gicurasi Gicurasi no 26 kuva saa moya n'igice z'umugoroba kugeza saa 4 za mu gitondo kuri iki cyumweru tariki 17 Gicurasi no 26 ingabo z'itsinda ryo mu gice cya zo ku ruhande rwa Kinshasa zagabye ibitero bikomeye cyane mu turere dutuwe ngo n'abaturage Bidegu Kalingi Mitenye. Ibitero ngo zagabwe icyarimwe akoreshejwe indege zitagira abapilote za kamikaze drone n'indege zo mu bwoko bwa KT-6 ndetse bibasira abaturage b'abasivili. Imirwano myinshi yahungishijwe imiryango myinshi yahungishijwe mu guhunga nyine mu buryo buteye isoni kandi ntago byari bigemewe ko ibitero nk'ingi byasira abasivili. Abaturage bavuga yuko bibasiriwe cyane n'ibitero biza giturumbuka. Gusa amwe makuru atangazwa n'abazalendo na FARDC bo bavuga ko bibasira cyane position za M23 babashinze bashaka kwatakana ne position za FARDC hanyuma kifashisha indege za pilote ngo zijye kurimbura abasikari ba M23. Nubwo M23 ko nahita bitangaza muri minembwe batakariza abasikari benshi sana. Koko akenshi ntago ibitero za FARDC biza gutyo gusa nubwo koko ibice biraswaho babinga abaturage kandi koko bijyanye n'imiterere yaho ko imiterere yaho sa amashyamba ni ibice nyine bituwe n'abaturage bavuga ko ari nk'imihana usanga ahantu hato yariho nk'ibikuyu handi yenda ari ibisambu ntagara amashyamba menshi ku buryo bavuga ngo yenda M23 ari higira mu ishyamba ibiri hafi aho ngaho. Rero no FARDC basuka ibisasu zabo bikaba byagira ku baturage batuye muri icyo kirere bakabigenderamo ari cyo M23 ivuga ko batera ibitero mu bice bituwe cyane n'abaturage. Gusa FARDC kavuga yuko bahaye amahirwe ngiye M23 yo kwitanga ngibe muri ibyo bice bituwe n'abaturage barokora abaturage. Iminsi ishize werezaga drone yatangaga amakuru indani muri minembwe muri bakoresha drone ifite megaphone cyangwa se mikoro igenda ibwira abaturage bigiye kubabaho indangurura amajwi. Amakuru yatangazwaga niyo drone yavugaga ko FARDC yanze gutera ibitero muri minembwe bitewe nuko bashaka kugirira neza abaturage bahatuye apana kubatera intambara no kubababaza
hanyuma baha amahirwe M23 ngo yitange ko kugira nayo yirinde ibitero bikomeye cyane bya FARDC batazisanga bari mu byago biremereye cyangwa se mu gihe badagishoboye kuvamo igihe FARDC bitanye ibitero geruye kuri bo. Basaga nkaho bateguza M23 ko nyuma kwanga uwo muburo baraza gura n'ibitero biremereye cyane tuzi kuri FARDC kandi bishobora no kugendamwo abaturage b'inzira karengane aho bakita nk'ibitambo kuri icyo gitero gikomeye cyane kuri M23. Bisa nkaho ari igihe 23 ivuga ko biri kuba muri iriya nzira igana indande muri kiriya cyerekezo cya Minembwe hari kugabwa ibitero, ari nacyo bamwe bavuga yuko ivyo bitero biri kuba mu buryo bw'igitangaza, ari ibitero bibi cyane bifite uburemere, drones za kamikaze na KT6 cyangwa se KT6 zikaba ari indege ziza zikarasa mu buryo budasanzwe kurindira uzama 23. Rero aha nka M23 ikaba nayo iyamagana FARDC kubw'ivyo bikorwa. Ukindi Kanyuka akomeza agira ati gukoresha indege zitagira pilote mu ntambara mu bice bituwe n'abantu no kurenga ku mategeko mpuzamahanga arengera ikiremwamuntu, icyaha cy'intambara n'icyaha kibasira inyoko muntu. Akomeza agira ati ubu bwicanyi guta muri yombi abantu ku buryo bunyanije n'amategeko, gushimuta abantu, ibikorwa byo gukurikirana amoko atandukanye n'ibisasu byateye mu buryo budasobanutse mu turere tw'abasivili bikorwa mu maso y'abantu, bamwe na bamwe n'abagize umuryango mpuzamahanga bakomeje gutanga inkunga ya politike, diplomasi cyangwa se ya gisirikari ku bategetsi bwa Kinshasa nubwo izaha byanditse ari byinshi. Kanyuka ntiyumva impamvu imiryango mpuzamahanga ikomeza gufasha Kinshasa kandi ikora ibyaha by'intambara. Guceceka gukomeye k'umuhuza mu gihe cy'amakuba yagwiririye abantu ndetse n'ibikohonyora bikomeye amategeko mpuzamahanga y'ikiremwamuntu n'ukunanirwa gukomeye mu by'umuco no kwemezwa mu buryo butari bwo kuri mashini y'urupfu. Avuga ko ari leta ya Kinshasa. Ati mu gihe habayeho ubu bugizi bwa nabi buteguwe umutwe w'afise mu mitwa ushimangira cyane ubwitange bwawo budatezuka bwo kurengera, kurinda no gufasha abasivili bahotewe n'ibyaha byakozwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa n'ingabo bahuriyeho kugira ngo bihagarike. Mu gihe Kanyuka yongeye gutangaza agira ati Kisekedi arimo kohereza indege za pilote kajugujugu indege z'intambara kugira ngo zisere ibisasu ku baturage bacu Minembwe. Ibiganiro turimo gukora bigamije kwereka umuryango mpuzamahanga n'abaturage ba Kongo ibikorwa by'ubugome. Ati twiyemeje kurengera abaturage batuye mu turere twabohowe kandi tuzakomeza kugeza igihe igihugu kizaborohorwa burundu. Niyo magambo Lawrence Kanyuka yatangaje yuko ari muri gahunda yo kuzatuma byange bikunde baruhura igihugu cya Kongo bakakivana mu byago biremereye cyangwa se bakakivana mu bihe bikomeye cyane bibi kirimo gihura nabyo. Wavuga ngo ni ibihe byihariye by'ibitero avuga ko bitemewe n'amategeko. Gusa ariko bamwe bagahita baseka M23 bavuga bati M23 ivuga ngo izabohora igihugu cya Repubulika Kongo cyose niri kuva mu bice bitandukanye byo muri Uvira ikajya izamuka yerekeza ku gice cya Bukavu, iba mu bice bitandukanye mu nguni nyinshi. Ibikaba bisobanura neza cyane ko M23 ibyo ivuga kubikora ukwabwo cyangwa se ukora ibyo ngibyo avuga byo kuhora igihugu cya Repubulika ya Kongo cyose ari ibintu umuntu atapfa kwizera cyangwa se atapfa gutekereza ko bizigira bigerwaho, mu gihe izindi nguni M23 zitakaza kubera igitutu gikomeye gitangwa na Leta Zunze za Amerika ifasha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri ino bihe Kongo ihanganye na M23 batazira igihugu cy'u Rwanda. Wazalendo yo bakomeze kuyitaho ngo nayo ikore mission ikomeye cyane yo kuhangana na M23. Ibiryo birimo kawunga, ibishyimbo, umuceri ndetse n'ibiryo birimo nyine isukari byoherejwe Wazalendo muri Sud Kivu binyuze mu gice cya Kiliba bizamurwa mu cyerekezo cya Runingo, aho byahawe itsinda ry'Abazalendo VDP ngo bakwirakwize mu zindi position zabo kandi bitegura gukora imirimo ihambaye ku rugamba bahanganyemo na M23. Mission yabo ngo kutongera gusubira inyuma cyangwa se gutinya intambara uko bizagenda kose, ahubwo bagomba kurwana kugira ku nsinzi. Iki ngiki nicyo Wazalendo yahamagariwe cyangwa se n'icyabarwanyi ba Wazalendo bahamagariwe gukora mu gihe bamaze kwakira ibyangombwa bituma bagarara neza ku mirongo y'imbere ku rugamba. Burya ku mirongo y'imbere ku rugamba ibyo kurya biba ari ikintu cy'ingenzi cyane.
umusirikari udafite ibyo kurya, udafite ibikoresho kujya guhana urwo rugamba kandi witege ko araza kuguha insinzi, abisa nko gukama ikimasa. Aha rero Tshisekedi Tshilombo ubutegetsi bwe bwizera ko Wazalendo bayihaye ibyikeneye byose birimo byo kurya n'ibikoresho, nta kabuza Wazalendo nayo izajya itanga umusaruro ukomeye cyane. Iyi ni inkuru yatunguye abantu benshi. Imipaka ya Kongo n'u Rwanda yongeye gufungwa bitewe n'icyorezo cya Ebola cyageze muri Goma, niko benshi bavuga. Umupaka uhuza Repubulika ya Kongo ndetse n'u Rwanda ku rwego rw'imijyi ya Goma na Gisenyi wafunzwe kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa 17 Gicurasi kuri kino cyumweru, nk'uko ubuhamya bwinshi bwakusanijwe bubivuga. Makuru atangaza yuko nta butumwa bwemewe buratangwa n'abayobozi b'u Rwanda cyangwa se inyeshyamba z'M23 zigaruriye umujyi wa Goma. Gusa ifungwa ry'umujyi ribaye ariko mu gihe hakomeje kwibazwa ku buzima bw'akarere nyuma y'icyorezo, nyuma y'icyemezo cy'umuryango w'abibumbye wita ku buzima cyo gushyira icyorezo cya Ebola cyagiye kugaragara mu gace ka Bundi bujyo muri Kongo ndetse na Uganda nk'ikibazo cyihutirwa cy'ubuzima rusange byangayikishije amahanga. Ebola ni icyorezo cyandura cyane ku rwego rudasanzwe, aho umuntu apfa ava amaraso mu myenge yose y'uruhu cyangwa se ku mubiri we hose, mu kanwa, mu matwi, mu mazuru, mu maso n'ahari hose hari umwenge, kandi ni icyorezo cyandura ku rwego rudasanzwe, ku rwego rwo hejuru. Amakuru yemeza ko ubu ngubu honyine muri turi hamaze gupfa abarenga 80, nawe ajya gushyingurwa wayishwe n'icyorezo cya Ebola birangiye nabo bafashwe n'icyo cyorezo cya Ebola. Urumva urwo rwego kiriho. Abakurikiranira hafi benshi bakeka ko hari ingamba zo gukumira zigamije kugabanya ibyago byo gukwirakwiza virusi ya Ebola mu gihe ingendo za buri munsi hagati ya Goma na Gisenyi ziri mu zikomeye mu karere k'ibiyaga bigari zikorwa n'abantu benshi. Mu gihe zaba zikomeje bishobora gutera ukwiyongera ko gufatwa kw'icyorezo mu bantu benshi, niyo bahise bahitamo gufunga iyi mipaka kujya hirindwe cyane ko hari ibyago byinshi byaturuka kuri Ebola. Gusa ariko hari amakuru akekwa ko avuga ko abantu babiri bakekwaho Ebola bagaragaye mu mujyi wa Goma wigaruriwe na M23 bashinja igihugu cy'u Rwanda ngo Tazama RDC Infos bivuga. Ibizamini birimo gukorwa nk'uko byatangajwe n'umuganga wavuganye n'iki kinyamakuru, akemeza yuko koko muri ako karere barimo guhangana n'icyorezo cyangwa guhangana n'ibimenyetso byagaragaza ko ari abahuye n'abanduye. Aba babiri bivuga ko batutse muri Bunia bakinjira mu mujyi wa Goma. Bakimara kujya mu mujyi wa Goma rero bakekwaho icyo cyorezo kuko batutse mu gace ka Bunia ko muri Ituri, kavugwamo nanone iki cyorezo ku rwego ruhambaye. Ituri muri Kongo, gace ka Ituri gasanzwe karimo CRP ya Thomas Rubanga, n'undi gasanzwe gatoriwe n'ibibazo by'umutekano muke biterwa n'uwo mutwe wa CRP ndetse na ADF, kanagezweho nyine n'ikibazo gikomeye cyane cya Ebola. Ebola yibasiriye cyane iki gice cya Ituri ku rwego rwo hejuru, hanyuma akaba ari gushakwa uburyo iki cyorezo bagihagarika cyangwa se bakirinda ko cyagera mu nguni zose mu duce dutandukanye twa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru binyuze muri vice guverineri Manzi Willy bavuze ko bahati musanga yaraso amuriza abaturage ko guverinoma y'intara cyangwa se guverinoma y'intara yise ishyiraho uburyo buhamye bwo guhangana n'icyorezo nyuma yo kwemeza ko hari uwanduye Ebola wagaragaye i Goma. Mbere byabanje bikekwa ko yaba haba hari abanduye cyangwa se bafite ibimenyetso baturutse muri Bunia, ariko intara Kivu y'Amajyaruguru yise yemeza ko hari umuntu wagaragaye Ebola ufite icyorezo cya Ebola, ariko raso musanga aho muri abaturage ko bagiye gukurikirana iki cyorezo. Iyo ni itangazo yasohoye avuga Manzi ati ingamba zo kwirinda kugenzura ibyorezo, gukurikirana abahuye n'abanduye no kugenzura ibigo nderabuzima naho binjira byamaze gushyirwaho kugira ngo bikumire kandi birinde ikwirakwira ry'iyi virusi ya Ebola. Wiri Ngalambe Manzi akomeza agira ati raso musanga arasaba abaturage gutuza, kubaha cyane ingamba z'isuku n'izo kwirinda amakuru atariyo ndetse no gukorana byuzuye n'inzego z'ubuzima. Ati dufatanije binyuze mu kuba maso no kugira ubumwe tuzarinda abaturage bacu kandi tubone uko dutsinda iki kibazo cy'ubuzima, ikibazo nyine cya Ebola. Ni Manzi Wiri Ngalambe bavuze ko uko byagenda kose M23 mu gice igenzura bagiye guhangana na Ebola. Ntabwo arakantu wavuga ngo koroshye cyangwa se ikintu toto nubwo ufite ubushobozi bwo guhangana nacyo. Mu gihe 23 iri mu ntambara yo kugira ngo ikomeze ihagarare mu kigenzura itavanwemo, igiye guhangana n'icyorezo cyica kiramutse kigeze mu ngabo nk'iziri mu nkambi no gupfa nk'udushwiriri. Birumvikana ko bagomba gukoresha byose kugira icyo cyorezo kitabageramo. Hanyuma kandi no mu gice abaturage barimo icyorezo kibayemo cyinshi batabasha kwigaraganya bamagana M23 bavuga yuko idafite ubushobozi bwo kubarinda icyorezo. Bikaba byatera nanone ikindi kibazo gikomeye cyane muri politiki,
niyo mpamvu M23 ifite umurimo utoroshye wo gukora ibyo byose icyarimwe kandi kabisohokamo neza cyane nkuko ivuga yuko nyine yiteguye kubikora. Ibyo nanone ku ruhande rwa leta ya Kongo muri Ituri nabo bari gukora ibishoboka byose, ku ruhande rwa Uganda nanone muri Busange nabo bagakora ibishoboka byose kugira ngo icyorezo kidakwirakwira mu karere kose muri rusange. Wirinde ugire ibihe byiza. Jya gukurikirana amakuru y'ibiri kuvugwa, komeza kubana natwe. Sinamushalom.